Nichirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we. Biroroshe, ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. Uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. Cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. Sim card ya Airtel uyu munsi utunga inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwibyiza. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga Airtel ibyo ni kirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abaye cyane. Mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira. Cyangwa se amakashi ya buri munsi. Promosiyo ni ikirenga dukomereje Rutongo Mine. Ahangaha duhagaze ni mu kigo aho umunyamahirwe wacu wa gatandatu akorera. Nkaba nkubwira ngo ni ibintu byiza cyane, turi kumwe n'abakozi bagenzi be. Abantu bose ntago bari babyiyumvisha, baravuga ngo ibi bintu ntago bibaho ni ibiki, ariko we turi kumwe nyirizina abibibwirire ndetse anababwire n'ukuntu byagenze n'ukuntu yabyakiriye. Umeze neza? Meze neza cyane. Ubyakiriye ute? Ndishimye cyane, ndishimye kuko ni ibintu nanjye numva ko bitabaho. Ubu ngubu se wamaze kubyemera ko tuguhamagara ntago wabyemeraga, ubu ngubu urumva bimeze bite? Ubu ngubu kubera ko mbabonye muje mukandeba kandi nkabona ko mukora Airtel, ubu numva amaje kubyemera. Uyu nguyu ni umunyamahirwe wacu wa gatandatu. Mu kanya gato tujye kumutwara tumushyikiriza inzu ye. Ntago ari we wenyine uhari, ndabona ari kumwe na bagenzi be. Ese mwebwe murumva bimeze bite? Nihagira utubwira uburyo yumva bimeze muri ibi. Turumva bimeze neza, hari igihe twabyumvaga tukumva wenda ni hatombora abantu bazwi cyangwa se baziranye n'abakozi ba Airtel, ariko ubu tumaze kubona yuko noneho ari ukuri, ibyo mukora ari ukuri, turabyemeye ko ni ikirenga iriho. Ibyo nkubwira ni ukuri, bamuhaye inzu ya miliyoni 25. Kigali bayiye rwose. Inzu ye yubatse ku Kinyinya, warahita atahamo gusa. Nimugoroba no gutahana nawe rwose. Icyara ahita kivamo. Ni imodoka imutwara yahageze, bagiye guhita ajyana na y'aka kanya. Tugiye no gutera igikumwe ku bipapuro bibyemeza. Naho hagera urebe. Mwabibonye, ubu ngubu tugiye gukora iki? Tugiye kuvana umunyamahirwe wacu hano mu kazi akorera, tumwerekeze Ikinyinya ahubatse inzu yiwe. Ese mwebwe mutekereza yuko iyi nzu ya kabiri ebyiri zisigaye udashobora gukuramo inzu yawe? Reka tumutware, ariko ntago ari bugende wenyine, arakumwe n'abamwerekeza bagende bagire gute, bashyireho ikimenyetso kibigaragaza cyangwa kibyemeza. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga ibyo ni kirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha abaye cyane. Mu bihembo byinshi bingana na miliyoni 200 zose. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira cyangwa se amakashi ya buri munsi. Amazu 8 mu byumweru 8 yose yubatse i Kigali. Ibi byo ni kirenga. Gura amayinite, koresha internet, koresha Airtel Money, winjire mu kirenga. Dore promosiyo iryoshye, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga, iyo ni kirenga. Kirenga Noheri nziza, kirenga umwaka mwiza, kirenga ibyo ni kirenga. Mu mpera z'umwaka Airtel ishimisha. Nitwa Nshizirunge Mable Thierry. Maje kubona inzu yanjye natsindiye, ubu ngubu nibwo mvuyemo ndayirebye, nsanze inzu ari nziza, ifite salo, ifite ibyumba 3 ndetse na dushemo imbere. Ni inzu ubona ko ari nziza cyane rwose, mu rwego rwanjye urabona ko ari nziza cyane. Nkabashimira Airtel na promosiyo ikirenga. Ni ikirenga kuba yarateguye ibi bintu tugakina twese kubwa umuntu ufite amahirwe. Nkaba nkangurira n'abantu bose bakeneye kuko bakirinze ebyiri zisigaye, bafite courage rwose bagatangira bakagura simukadi za Airtel, bagashyiramo bakagura amayinite buri munsi, bakagura amapaka, bakobundi bagatsindira nabizo zisigaye ebyiri. Nichirenga yewe we amazu 8 yose yubatse Kigali muri kapitali. Airtel ituzaniye promosiyo ya Noheri n'ubunani y'ikirenga. Buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we.
biroroshye. ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde. uko wongera amafaranga niko wongera amahirwe yo gutsinda. cyangwa ukande akanyenyeri 182 akadirisha ukoreshe Airtel Money. gura simukadi ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.